kundongora, yaje kundongora amasaha agera muri abiri hejuru y'inote y'igihumbi. Arandongora pe, arandongora akajya mpinduza positeri, akajya ambwira ngo icara, akajya ambwira ngo pfukama hejuru. Abantu bamurikiye ndagira ngo ndaho ubuhamya bw'uburyo umuganga yaje kundongora, akandongora aje kumpa amafaranga make cyane, nawe ubwawe utakumva ko wasambanira. Njya numva benshi bavuga ngo igihumbi ntibakera, ariko bitewe n'uburyo namubonaga naje kucyemera. Inote y'igihumbi kimwe cyonyine turajyana, tujya mu nzu, turavugana. Tumaze kuvugana turaganira, numva ndamwishimiye, ariko sinamwishimiye bitewe n'uburyo akazi nayo ngiye gukora, ngo naramwishimiye gutyo gusa bitewe n'uburyo nari mubonye. Arangije inote y'igihumbi afata puridasi arandongora. Maze kundongora, yaje kundongora amasaha agera muri abiri hejuru y'inote y'igihumbi. Arandongora pe, arandongora akajya mpinduza positeri, akajya ambwira ngo icara, akajya ambwira ngo pfukama hejuru y'igihumbi. Nanone ndavuga ko akazi k'uburata ari keza, akazi k'ubusiriye kwini pe, ndabizi ko dusiriye kwini ndindaya ndibyo pe, nta n'ubona akana k'amatara y'abana bamurikiye n'abanzi bambona, ariko njye nemeye kwisubiraho, ngomba kwisubiraho bitewe n'uyu nguyu nawe wanyemeje cyane. Iyi note y'igihumbi naje kuyikorera, ndabyemera. Arandongora, yandongoye amasaha make, yandongoye n'ababeshyi. Si ukwiyemera, si no kwirarira, nibyo mbabwira by'ubuhamya bwanjye. Amasaha ya 3 yaje kundongora, amasaha 3. Kandi ndababwira ati mva umugabo, sinari muzi izina ryo kuko nabona ari kumubwira ati niki. Yari umugabo ukuze nataza aturutse kuko twaduhuriye ku muhanda ngenda nawe agenda. Haje arambwira turavugana, turarongorana. Ndamubwira ati mva rero mugabo, inote y'igihumbi wampaye n'aya masaha 3 ndongoye ntabwo bivamo, babara utahane n'amafaranga y'inote y'igihumbi. Ndataha gutyo, n'ubundi sibwo bwa mbere nandongore ubuntu, kuko abantu bandongoye benshi, bandongorera ubuntu ni benshi, sinababara sinabagira n'umubare. Yaje kundongora, yaje kumbwira ati reka nkomeze murongore, ndakongeraho inote y'igihumbi. Ndavuga ati reka bitewe n'uburyo n'ubwisongora, kereka umuha amafaranga 5,000. Numva ko 5,000 ari inote y'amafaranga menshi cyane, ubwo rero nkinjira muri ubwo buzima. Arambwira ati reka nyaguhe, ariko uramo uko ushaka. Ati ndabivuga uko ushaka. Haje yarandongoye, byarumva ibingahe yarabimaye, ni 4 yanyongereyeho biba 5. Yarandongoye, arandongora, n'ubundi arandongora ntiyarangiza. Ndabatumva rero mugabo, ninyuba bamwe bya binini bajya bavuga, byashobora kuba wabinyweye. Arambwira ati hoya, ahubwo nuko washimishije. Nawe ati sawa, nagushimishije gute buryo uri kunyica gutyo? Ko nukunyica, afata amafaranga yawe igendere, nanjye nigendera. Arangije arambwira ati tube turi kuruhuka. Tuba turicaye turi kuruhuka. Arambwira ati se n'ahantu hari agacupa? Teke inzoga zirahari, si ushaka nguje inzoga? Ambaza inzoga nywa. Ndamubwira ati inzoga Amstel, inzoga ndayinywa. Arayinuma, ndayinywa. Maze kuyinywa, si imwe yanguriye inzoga zigera muri 3 za Amstel, nabanuma mitsingi ziwe 2. Maze kuzinywa, ariko urumva ko nari nkiri kuri ka kanuze, kuko bandi kumva ko yandongoye cyane. Si byarangiye ko ndi kubyumva ko akindongora amafaranga 4,000. Cyageze nangiye kumva ko umubona ntabwo menyere kunywa inzoga, ntabwo nzikunda. Ndazinywa ariko sinzikunda kuko zitazinyica cyane. Yaraje amereza amafaranga, ndazigura, ndazinywa. Maze kuzinywa arandongora, yongera arandongora. Yewe yarandongoye simbabeshye. Igihe kiragera, ndamubwira ati mva rero mugabo, aya mafaranga wampaye nagahanywe n'ubuzima bwanjye. Kuba ndi indaya, disiriye kwindongorwa n'umugabo uwo ari we wese mbonye, ntabwo aricyo gituma wafata nk'ibishingwe bayora bakajya kujugunya mu ngarani. Fata amafaranga yawe wigendere, nanjye ngumane ubuzima bwawe. Kaje kugeraho arandeba, arakomeza yiyumvira. Bagenzi banjye twari duturanye, natangiye gusakuza. Bagenzi banjye twari duturanye, ndasakuza cyane. Nibwo baje baravuga ati se bimeze gute?
ntabwo dukundana nubwo tubona gutya, ntabwo dukundana, ntabwo dukundana. Bamwe baravugaga ati se ubundi umugabo ubundi kakazi ariko kakuzanye, abandi bakavuga ati se ubundi bite byawe 2000 ntabwo byamurongora amasaha 5. ntangije kera kabaye ndabona urusaku rubaye rwinshi, batereka amafaranga yanyaguye duce amakimbere y'ingibi, ejo cyangwa ejo twazahura n'ahandi hantu. nari ndi i Kigali Nyamirambo muri za shambure gutya, urabona uhururutse mwaka akabaduka tukata, ari ahantu zari amashambure acyambuka harya ndabahita siniruka kuko n'umukobwa wari unjyanyeyo ngiye gukorerayo rimwe, ndangije njya muri izo shambure, ndangije ndagenda turangizanya gutyo aragenda. Ariko mbabwire yarandunguye amasaha 5 hejuru y'ibihumbi, ubundi yahayireye ku 1000, ageza nyongeza 3000 anyugura na musteri zigera muri 3 naho nka mitsingi 2. Ariko reka mbabwize ukuri ayo mafaranga sinayacyuye bwarinze bunacya, mbabwije ukuri n'amataki n'amaguru. Niyo mpamvu mbabwira ko yuko akazi si keza, sinabyiza, niyo mpamvu ngomba kukavamo, si keza cyane pe. N'abagenzi banjye bishimira kano kazi bumva koko amafaranga aza gutya yego koko ari igihaza, ko niyo mpamvu ngomba kukareka, si keza pe.